Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agents. Ese birashoboka yuko uruganda rwa Skol rwareka gushyigikira amaradiyo abiri ariyo BNB FM Kigali hamwe na Fine FM kuko ngo zaba zitavuga neza Rayon Sport, ngo zaba zivuga nabi Rayon Sport bikurikije n'amakuru ari kugenda avugwa muri Sport. Reka dukurikire mu kiganiro kirambuye. Kubitekereza kunyibutsa uzara n'abadukangisha ngo Skol ngo izava muri kiganiro. Reka mbabwire, reka nongere mbisubiremo. Skol ntabwo iri hano kubw'impuhwe muri kiganiro kubera ko dufitiye impuhwe. Ibyo nabivuze kuva kera. Ntabwo tubeginga Skol. Skol ntabwo iri hano mu kiganiro dutegeye ko ibyo tuvuga cyangwa dusabe gushyigikira Jean Fidèle ntiranabikora na rimwe, sibyo? Ntabwo tugendera ku murongo wa Skol cyangwa wa Rayon Sport. Skol iza hano kubera ko ari ikiganiro gifite audience gikunzwe ishaka kwamamazamo umufatanyabikorwa wacu, kandi mu gihe cyose tukiri radiyo ikurikirwa n'abantu benshi. Skol izaza muri kiganiro, izaza ritayabajyana izagaruka, kubera ko icyo ishaka hano ni ukugeza ubutumwa bw'ibikorwa byabo byiza ku banyarwanda benshi, kandi iyi ni platform nziza. Ntabwo rero Skol ishobora nta na rimwe ntibakanibeshye, ariko Skol ntabwo iduha umurongo w'ibyo tuvuga. Nta nubwo izava hano kubera iyo mpamvu, izahava kubera izindi mpamvu, ariko igihe kizagera izagaruka. Ariko ntituzigera na rimwe duhindura umurongo wacu kubera ko Skol ari umufatanyabikorwa mu mamagaye, ariko mu magendu make wo kubona ngo Skol ngo yafashe icyemezo ngo yazanye ngo Rayon Time ngo yagiye gushyira amafaranga ngo sinzi n'izindi radiyo ngo zivuga neza Rayon Sport ngo ariko Fine FM ngo na BNB ngo bya Skol babyibagirwe ngo ntabwo bazongera kubaha amafaranga. So what? Dusanzwe tubayeho kubera Skol. Skol ni umufatanyabikorwa waza akagenda nk'uko n'abandi bose baza bakagenda hakaza abandi. Ntabwo yaduha umurongo w'ibyo tuvuga, ibyo ntibizigera bibaho. Ariko ngenda nayikeneye hano. Ntabwo uyikeneye, ariko ntabwo ugomba kungikangisha. Ariko ababivuga rero ni polemike z'abantu ku ruhande. Nta muntu wa Skol yatinyuka kutubwira icyo kintu. Ni abantu bivugira ibyabo mu nyungu zabo, ariko bashobora kuba banafite izo mbaraga koko zo kumubwira ngo uva muri kiriya kiganiro, ibyo bazabikore, ariko ntibizatuma duhindura umurongo wacu. Skol ibyiza byayo, uburyohe bwayo, uburyo abantu bayikunda, niyo tutabivuga abantu bayumva. Nk'uko tubivuze abantu bayumva, hari icyo byongera. Yes, hanyuma